hanyuma ubucuti bwamara kwiyubaka yabona itakintakaje ikavuga ngo nabiriya nabimuha ndabizi neza ko Hortense atamvaho. Haleluya. Ubucuti bufite agaciro, ubucuti burakiza, ubucuti buzana ikimenyane, ubucuti buzana umwihariko, ubucuti bushobora gutuma ungeraho cyangwa ugeraho nimugoroba nagukomangira ntunkingurire kubera ko urushye, ariko haza umuntu ufitanye nawe ubucuti burenze ubwo dufitanye ukamukingurira nubwo urushye. Haleluya, haleluya. Nasanze narimo nsenga, nsanga amasengesho tuzamura mu kirere dusengera ibintu bitandukanye, iyo hatarimo ikintu cyitwa ubucuti ahinduka amagambo nagahinduka amasengesho. Niyo mpamvu menshi adakora. Uyu munsi turimo turatakira Imana nk'itorero kugira ngo Imana idukirize igihugu, idukize corona, idukize tuzanira ububyutse, abantu bakiri ibyaha, abantu babe bazima. Ariko wowe uziko amasengesho menshi ahinduka amagambo nagahinduka amasengesho. Iyo bishingiye ku bucuti birumvikana. Haleluya. Sinjye wabivuze. Ijambo ry'Imana ryaravuze muri Zaburi 34 murongo wa 16 ngo amaso y'Uwiteka ari kubakiranutse n'amatwi yari kubyo basaba, ari kugutaka kwabo. Nukuvuga ngo amatwi y'Uwiteka yumva ibivugirwa mu isi muri rusange, yumva urusaku, yumva iminiho y'abaniha, yumva ibyo byose. Ariko kuniha k'umukiranutsi, kuzamura ijwi k'umukiranutsi kuzana itandukaniro mu matwi y'Uwiteka. Haleluya. Amaso y'Uwiteka ari kubakiranutsi n'amatwi yari kugutaka kwabo. Abakiranutsi se ni bande? Nabahisemo kugira ibyo bigomwa kugira ngo babe inshuti z'Imana. Haleluya. Hari ahantu hamwe twinjira muri rusange dukiranirwa n'amaraso ya Kristo, tukabarwaho gukiranuka tutakoreye, tugahinduka abana b'Imana kubw'icyo Yesu yakoze ku musaraba. Ntago bikorerwa. Imiryango kandi irafunguye ku bantu bose. Ariko nyuma yaho ngaho twinjira mu bucuti bwimbitse. Niyo mpamvu Marita arimo aganya yiganyira muri byinshi ahugiye mu mirimo, hanyuma Mariya akicara ku birenge bya Yesu kugira ngo yumve neza nta kintu kimwe kimucitse mu byo Yesu arimo avuga, abyumve neza, abashe kubikurikiza, abyumve neza ko bifite agaciro kuruta kwakira abashyitsi, abyumve neza kuko birusha sosiyal agaciro, abyumve neza kuko birusha agaciro ibishira byose. Haleluya. Aho ni bucuti buremerwa. Icyambo kanyumva muri iki gicamunsi. Haleluya. Ubwo bucuti rero butuma agaciro kusenga karusha agaciro isengesho. Muranyumva nshuti z'Imana? Abantu bose barasenga, abantu bose bazamura ijwi, okay si bose. Abasenga bazamura ijwi, bagira umwanya wo kugira ibyo babwira Imana, ariko agaciro k'ibizamuka kagenwa n'ubucuti uko bungana. Amen. Haleluya. Kandi agaciro data agakomeyeho. Reka twumva amagambo makeya ari muri Yeremiya igice cya 15 umurongo wa mbere. Uryo Uwiteka agira inshuti akanazihamiriza. Haleluya. Yeremiya 15 umurongo wa mbere. Ngo maze Uwiteka arambwira ati, nubwo Mose na Samweli bampagarara imbere, umutima wanjye ntabwo nawerekeza kuri aba bantu ubankure mu maso bagende. Nubwo nde nande Mose na Samweli. Haleluya. Haleluya. Iyo umuntu yaguhemukiye cyangwa iyo umuntu yakubabaje, ashakisha umuntu w'inshuti yawe, yashaka kumwongera kwiyunga, ashakisha umuntu wakumva, ashakisha umuntu ukunda, ashakisha umuntu wubashye kugira ngo uwo muntu azajye hagati yanyu arebe ko ubucuti bwagaruka. Imana ifite inshuti. Haleluya. Irimo irabavuga mu mazina ngo maze Uwiteka arambwira ati, nubwo Mose na Samweli ni abantu b'inshuti zanjye, ni abantu twagendanye mu bibazo, ni abantu batamvuyeho, ni abantu bangumyeho bikomeye, nubwo Mose na Samweli bampagarara imbere, umutima wanjye ntabwo nawerekeza kuri aba bantu. Kuki Imana igira abantu ikura mu kivunge? Kuki Imana igira amazina ikomeza kuvuga abantu batakiriho barapfuye? Nuko bari barubatse ubucuti. Inshuti z'Imana, nimuze tujye ku birenge bya Yesu twakura ubucuti bukiza. Haleluya. Ubucuti butubera nk'igihome umwanzi yadushaka ntatubone. Ubucuti butubera nk'igihome imyambi y'uburyo bwose ikatubura. Haleluya. Uyu munsi Imana irimo itangaho reference, ubuzima bwe turabuzi. Umwanditsi w'Abaheburayo mu ntwari zo kwizera igice cya 11 yamugarutseho biryoshye bitandukanye n'ibintu byose dusoma mu gitabo cyo Kuva n'intege nkeya za Mose. Ahanga yamuvuzeho neza. Nkunda records ziba mu ijuru. Haleluya. Niyo mpamvu kwigomwa kose k'umukiranutsi gufite agaciro gakomeye mu bwami bw'Imana. Muri mashizi z'Imana. Haleluya. Mwijire iyo bagiye kwandika records n'ibyo twakoze, iby'intege nkeya byawe bikurwamo. Ntago bavuga ngo yananiwe gusenga, baravuga ngo yagerageje, yari yavuze ko byuka saa 9 ariko yabyutse saa 10. Ntago bavuga ngo yananiwe kwiyiriza, baravuga ngo kuwa mbere yarabigambire kuwa kabiri biramunanira, ntibahavuga. Baravuga ngo ariko kuwa gatatu yarakomeje ariyiriza. Ntago bari coding intege nkeya. Haleluya.
kuko dufite umuvugizi. Abaheburayo 11:24-27. Nifuza ko wumva gatoya kuri uyu munsi Imana irimo itangaho reference atakiriho. Kavuga ngo mfite abantu bigeze kugendana nanjye neza, mfite abantu twari inshuti. Ubwo igihugu gikoze ibyangwa n'Uwiteka, ubwo igihugu kirimo gikora ibizanduye, mbakuyeho amaso nubwo Mose yahagarara, nubwo Samweli yaza, nubwo turi inshuti ntago byahinduka, ariko ni inshuti arimo arabahamya. Umva Mose gatoya mu Baheburayo 11:24-27 ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Iyo ubucuti bukuze hari ibintu tureka, hari ibintu twanga byari bikituryoheye, byari bifite inyungu, byakorwaga n'aburungano rwacu n'abagenerasiyo yacu, abandi bantu bose babikomera amashyi. Iyo dukuze mu kwegerana n'Imana imbere hari ibintu tureka. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Mbibutse ko iki gihugu Mose yari arimo nicyo gihugu cyari gifite civilization ya mbere ku isi. Ni nko uyu munsi twavuga Amerika, ibihugu bikomeye, nubwo Ubushinwa bugenda bukomera, nubwo Uburusiya bukomeye, ariko ahanga iki gihugu nicyo cyari icyambere mu gukomera. Kwizera niko kwatumye Mose yemera gusohoka muri icyo gihugu, yemera gutakaza avantage yari ahafite, yemera gusa nk'unyazwe, ngo ahubwo agahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Haleluya. Ubucuti butuma hari ibyo asohokamo, butuma yemera kurenganwa, butuma hari ibyo areka, ngo ahubwo agahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Ubucuti butuma hari ibinezeza by'ibyaha twiyambura, tukavuga ngo biracyaryoshye, ariko tubonye ubucuti bubirusha agaciro. Haleluya. 26 kuko yatekereje yuko gutuko bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta bw'Abanyegiputa babitse bwose. Aba bantu bari bakize. Haleluya. Kuko yatekereje yuko gutuko bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta bw'Abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Abareba hano gusa ntabwo ibintu bazabishobora, ariko abafite kugutumbira nk'uko Mose yari afite, n'ukuri bazagerayo. Haleluya. Kuko yatekereje ko gutuko bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta bw'Abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa ntatinye umujinya w'umwami, kuko yihanganye nk'ureba itaboneka. Najya nkumvishe gatoya ubuzima bwa Mose bwanditswe mu ijuru, wa undi Imana iri mwivuga ngo mfite inshuti. Mose na Samweli bahagaze imbere yanjye, hari ubwo ibintu byahinduka kubera ubucuti dufitanye. Haleluya. Samweli ntitumuvugaho, ariko murabizi ko Samweli yakiranutse mu gihe cye. Samweli yakiranutse ari umwana mutoya, ari mu ihema ryuzuyemo ibyaha, aho abatambyi n'abaprotokole basambana, aho ibintu byari byaravanze, aho ijwi ry'Imana ryari ingumwe, ariko Samweli akomeza yumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Arinda saza atarabivamo. Amaze gusaza aravuga ngo mpagaze imbere y'Uwiteka yasize amavuta, namwe bwoko bwose ni munshinje. Ngo ubwoko bwose buri cyo bumushinja, n'ubucuti bwahingutse inyuma. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Ndifuza gutera inzara n'inyota yo kutoshywa n'ibiriho, yo kutoshywa n'ibitambuka, yo kutoshywa n'ibishira, yo kutoshywa n'ikintu ngo nuko n'abandi bantu bose bagikora. Imana igira inshuti, kandi ubu n'ubucuti bukiza. Ubu bucuti bukiza buraruta abantu bafite amavuta y'igitangaza bakurambikaho ikiganza. Hari n'abajya bavuga ngo ikiganza gishyushye. Ubucuti bukiza niho karande zicikira. Ubucuti bukiza niho indwara zananiranye zikirira. Ubucuti bukiza niho kuba ingare n'ibintu byose tuba twarandujwe n'isi bishirira. Ubucuti bukiza niho amashagaga yanjye n'ubushizi bw'isoni niho bishirira. Nimuze duhurire ku birenge bya Yesu. Haleluya. Niho kamere iviramo, ubumana bukagenda bugwirira muri twebwe, tukagenda turushaho gusa na Kristo. Niho iby'inyamirambo binshiriramo. Haleluya. Niho iby'iwanyu nawe bigushiriramo ku birenge by'Umwami. Ahangaha Mariya yari yicaye. Nta kiganza cyaguha umuti witeka, ariko ku birenge bya Yesu twakura umuti udashira, twakura imbaraga zidashira. Niho dukura ikakama riduherekeza tukagenda tugera mu busaza. Niho dukura imbaraga zo kutanamurwa n'ibihe. Niho dukurwa imbaraga zo kudafatwa n'imitego iyo ari yo yose. Ntabwo twahindukira gusa, twakura n'ikintu kimeze nk'umutamenwa kiyubaka hejuru y'ubuzima bwacu. Uburozi bw'uburyo bwose n'amacumu y'uburyo bwose. Murabyemeye? Reka tuyiririmbe ariko ibisengesho, kuko impamvu twifuza kuvuga ibyo ngibyo nuko ibintu byose birimo byifuza kuguhinyuza. Ibihe byifuza kukwambura ubukristo,
imibereho yifuza kubukwambura, ibikomeye byifuza ko wabitakaza, ibihe n'ingorane n'ibibazo byifuza ko watakaza ubukristo. Turaba dusenga rero tuvuga ngo turaba Kristo mu bintu byose kugeza ku gupfa. Uko twabaye bo mu mutima twifuza ko iryo sezerano ryasohoka rikagera no ku ngingo zacu. Yobu yaravuze muri 31 igice cya 31 mu gitabo cya Yobu ngo nasezeranye n'amaso yanjye, none se nabasha nte kwifuza umukobwa. Igihe turimo tuvuga ngo ndi umukristo mu bintu byose mu mutima wanjye, ndabambwira ibiganza byanjye ngo biganza byanjye nawe uri umukristo, niyo mpamvu udakora ibi. Maso yanjye utuye ku mukristo, niyo mpamvu utareba ibi, niyo mpamvu ureba ibintu birebe. Matwi yanjye ufite isezerano ryakorewe mu mutima, niyo mpamvu ibi bitegera amatwi, ibintu bitegera amatwi. Biganza byanjye, birenge byanjye, hari aho ujya naho utajya kuko uri umukristo. Mutima wanjye hari ibyo wemerewe gutekereza n'ibyo udatekereza kuko uri umukristo. Bwenge bwanjye hari ibyo utindamo n'ibindi udatindamo kuko uri umukristo. Reka uhaguruke twongere duhamye iryo sezerano, twongere tuvugire imbere y'umwami, tusaba umwuka wera kugira ngo adushoboze. Ibi bihe birumagaye, ibihe biragoye, ariko abakristo b'ukuri bazabitambukamo nkuko batambutse mu bihe byose bya kera. Barishwe, baratotejwe, ariko abakristo b'ukuri bamye bariho. Ndakwifuriza kuba muri abo ngabo, njyewe nanjye ndabyifuriza. Ngwino twongere dukorane n'umwami w'abami isezerano, uvuge ngo ni umukristo mu bihe byose kuzageza ku gupfa. Urakoze mwami wanjye. Haleluya, haleluya. Naho isi yose yaduseka, naho byasanga bitagezweho, naho byasanga ibihombya, naho byasanga ibitagabura. Sendo umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Sendo umukristo mbora mbihamya, naho igihugu cyose cyanse yewe. Sendo umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yasize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yasize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Yewe jendo umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Yewe jendo umukristo, naho naterwa n'ibyago nkaba no kuruga. Yewe jendo umukristo, ndi umutabazi mu ntambara, ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahorane. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahorane. Yewe jendo umukristo, ndumwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Ibyino kw'isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Yewe ngenda gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Nzaribayo nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Nzaribayo nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Yewe jendo umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza n'ibyago byose. Numva duhuwe n'umwami. Yewe jendo umukristo,
ndiko maze nindumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Reka twongere dusubiremo ako ngaho kavuga ngo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Uko wakomeza avuga, reka ubukristo bukubera ikintu gifatika, ikintu gifatika, ikintu kikumara inyota y'iby'isi, ikintu kikurutira byose. Ubukristo bukubera ubuzima, nk'uko Bibiliya yavuze ngo uwaguye agiranye ubwami bw'Imana, ngo uwo muntu yaguye kuri uwo murima, ibyo yasanze ngo bimubera ubutunzi, bimubera nk'izahabu, ngo aragenda agurisha ibyo yari atunze byose kugira ngo agure uwo murima. Reka tuvuge ngo ubukristo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, ni ikintu gituma iby'isi bitambasha, ni ikintu kimara impagarara z'uburyo bwose, ni ikintu kimara amaganya, ni ikintu gituma ntasuhuza umutima, ni ikintu kindemera ibyiringiro bitagerwaho n'ibihe, ni ikintu kimpa umunezero ntahabwa n'amafaranga, ntahabwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ubukristo bukubera ubuzima, ubwo buzima Mwuka Wera arabufite kandi abufitiye wowe nanjye, abubikiye abamushaka. Ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagisa n'ibyago byose, nkumva nduhuwe n'Umwami Yesu. Njye ndi umukristo uko ndi kose, maze nindumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Haleluya. Reka tumukomere amashyi umwami w'abami. Haleluya. Ubukristo ni ikintu gifatika. Imana ibahe umugisha, ndabakunda, ndabifuriza ibyiza, ndabifuriza ko twazabana mu ijuru. Haleluya. Nta kindi kintu gifite agaciro naguha, ibindi byose naguha birashira, cyane ko biba bitanahagije, bitarajya no gushira n'ubundi ntibihagije. Ariko ndikwifuriza kuzabana n'Imana mu ijuru. Mba numva icyo kintu cy'ubukristo gifatika ntakiguhaho, ariko ntago cyadukwira, ariko dufite ufite ibyacu twese. Haleluya. Mwuka Wera arabifite, yabiguhaho akabiyima, akabiha abandi bose barimo mushaka hirya no hino. Ubukristo iyo butahindutse ikintu gifatika turabihirwa, urugendo ruravuna, ariko bwahindutse ikintu gifatika biraryoha. Haleluya. Ndifuza kuganira gakeya ku magambo nahaye umutwe uvuga ngo ubucuti bukiza. Haleluya. Ndifuza kukubwira ubucuti bukiza, kandi nukuri nagize umugisha wo kuvugira Yesu. Haleluya. Nibaza ibindi bintu nari kuba mvuga bikaba bitarakama, bikaba bitarashira. Uziko n'abagizi ba neza bavuga bikageraho bigashira, akaba yaraguhaye amafaranga, yarakwishyuriye inzu, yarakwishyuriye minervare, yarakwambitse, byageraho bikarangira. Ariko uyu mugabo, haleluya, ibyo ntibishira, bihora ari byiza, bihora biryoshye, bihora bitoshye. Nagize umugisha. Murabona atari umugisha? Haleluya. Kuntu namaze imyaka mvuga ubusa Mana we. Oh, haleluya. Ubucuti bukiza. Ndifuza kubwira ubucuti bukiza. Amen. Yesu yaratemberaga ajya mu kirerorero cy'iwabo wa Marita na Mariya na Lazaro muri Luka igice cya 10. Iyo tuvuze mu kirorero n'ahantu hasanzwe, ni uko yakwicisha hano bwishyura, akicisha mu mudugudu w'ahantu runaka, akacisha mu mudugudu w'iwanyu. Byari ibintu bisanzwe n'abantu basanzwe batuye mu buryo busanzwe. Uyu munsi ntago tumusanga ahantu runaka, agera iwawe, akagera iwanjye, akagera icyarimwe, akagera mu bari muri Amerika, akagera mu bari muri Afurika y'Epfo, akagera mu bari mu mashyamba, akagera mu ma etaje n'abatagira amazu.
hose ahagerera icyarimwe. Haleluya. Hanyuma Luka 10 tuve kuri 38 tugeze kuri 42. Ngo nuko bakigenda bajya mu kirorero, umugore witwaga Marita aramwakira amujyana iwe. Yesu yari umuntu uri cool, uri umuntu uri simple, umuntu batumira akinjira. Arabandi bantu bafite amavuta make cyane tuba dushaka ngo mutadukoraho ngo adashira. Ngo batinjira ahantu runaka ngo amavuta yashira. Ariko uyu mwami yinjiraga mu mago y'abantu, akajya kwa Zakayo umunyabyaha, akinjira ahantu umugore w'umunyabyaha akamusiga amavuta ku birenge. Kwicarana n'indaya ntago byamuteraga ubwoba, kugendana n'abambuzi nta kintu byari bimutwaye, kuko yari yarazanywe no kubakiza. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu nta dini yigeze asiga, kuko imihango y'idini ari kuvuga ngo bagarukira aha ntibinjira aha bagenza batya. Yesu nta dini yasize ubusabane, guhinduka abana nawe akatubera data. Haleluya. Ngo nuko bakigenda bajya mu kirorero, umugore witwaga Marita aramwakira amujyana iwe. Uwo yari afite mwene se witwaga Mariya, yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami yumva ijambo rye. Marita ngira ngo niwe wari mukuru, niwe wari muri urwo rugo. Hanyuma murumuna we witwa Mariya, uwo yari afite mwene se witwaga Mariya, yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami yumva ijambo rye. Haleluya. Ubucuti bukiza naho buva naho tubukura ku birenge by'umwami, tutamubwira gusa ahubwo tumutega amatwi nawe atubwira. Ku murongo wa 40 ngo ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana, aho bigeze aramwegera amubaza ati databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yampariye imirimo, wamubwiye akamfasha? Umwami Yesu aramusubiza ati Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Urirushya wiganyira muri byinshi. Muzi ibintu biturushya n'ibintu bituganyisha kuntu bihoraho, n'ukuntu ari byinshi, n'ukuntu bitazagira igihe bigabanuka. Ngo ufite inkuru itari nziza, ntibizigera bigabanuka. Bihindura amabara, bigahindura uruhande byatereragamo, bigaturuka imbere ubundi bigaturuka inyuma ubundi bigaturuka hejuru, ariko ntibizigera bishira. Ariko ngombwa ni kimwe. Haleluya. Niki Yesu yarimo abwira Marita kugira ngo nawe akige nkuko umuvandimwe Mariya yakize. Ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa, wo kuba hehe ku birenge bya Yesu, amuteza amatwi. Mu mpagarara z'ubuzima, ripoti za corona zibaye nyinshi, ibibazo bigoranye, ibintu bicitse, imirimo ibuze, indwara zirushijeho kwiyongera, abari barakijwe bongera bakabivamo, amakuru atari meza tuyakira umunsi ku wundi. Ngombwa ni kimwe, ku birenge bya Yesu. Haleluya. Aho naho dukura ubucuti bwadukiza ibya none, bukaduherekeza muri urugendo, ntiducogore, ntitwume, ntidukame, tugahorana imbaraga z'ibihe byose. Haleluya. Itoze rero nshuti y'Imana kuba hano hantu aho dukura ubucuti bukiza. Bisa nkaho Mariya yari yaramenye Yesu kuruta Marita. Marita nawe yaramuzi kuko yamutumiye, azi ko ari umuntu w'agaciro, ari umuntu wagera ibintu bigahinduka n'ibindi bitandukanye. Ariko bisa nkaho Mariya yari afite undi mwihariko, no kuvuga ngo Yesu ahageze yavuze ati imirimo yose irorere, ndicara mutega amatwi. Ashobora kuba Mariya nta n'amagambo menshi yari afite, ariko yarateze amatwi umwami ngo yumve ibyo amubwira. Aho niho haturuka ubucuti bukiza. Haleluya. Twagize umugisha turakizwa, abakijijwe twagize amahirwe, amazina yacu yandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ariko reka mbabwire ubucuti burarutana. Amena. Haleluya. Ndetse nk'abakristo duhamagarirwa gukunda abantu bose, ariko siko abantu bose ari inshuti zacu, siko bimeze. Ntufite inshuti z'umwihariko, mufite ibintu muziranyeho abandi bantu bo ku ruhande batazi. Niko na Yesu afite inshuti. Haleluya. Hari igihe tubyoroshye tuvuga ngo turi abana b'Imana, turi n'inshuti ye, ariko inshuti zigirirana umwanya, inshuti zigira aho zihurira, inshuti zigira ibintu ziziranyeho, inshuti zanga kubabazanya. Uzi ko inshuti yawe ya cyane ni ikintu gikunda ukireka kuko gusa kibabaza inshuti yawe. Amena. Byinshi mu byo dushaka turimo dusaba Imana ni ibintu byoroshye, ibyo turimo dusengera ni ibintu byoroshye, ni ibintu Imana yadukora mu kanya ko guhumbya nako guhumbura, ariko Imana ikomeye cyane ku bucuti. Niyo mpamvu ishobora gukereza ikintu gatoya ngo yongere imbone, hanyuma ubucuti bwamara kwiyubaka yabona itakintakaje, ikavuga ngo nabiriya nabimuha, ndabizi neza ko rutansi atamvaho. Haleluya. Ubucuti bufite agaciro, ubucuti burakiza, ubucuti buzana ikimenyane, ubucuti buzana umwihariko, ubucuti bushobora gutuma ungeraho cyangwa ugeraho nimugoroba nagukomangira ntunkingurire kubera ko urushye, ariko haza umuntu ufitanye nawe ubucuti burenze ubwo dufitanye ukamukingurira nubwo urushye. Haleluya. Haleluya. Nasanze narimo nsanga amasengesho
tuzamura mu kirere dusengera ibintu bitandukanye. Iyo hatarimo ikintu cyitwa ubucuti ahinduka amagambo nagahinduka amasengesho. Niyo mpamvu menshi adakora. Uyu munsi turimo turatakira Imana nk'itorero kugira ngo Imana idukirize igihugu, idukize corona, idukize tuzanira ububyutse, abantu bakiri ibyaha, abantu babe bazima. Ariko wazi ko amasengesho menshi ahinduka amagambo nagahinduka amasengesho. Iyo bishingiye ku bucuti birumvikana. Haleluya. Sinjye wabivuze. Ijambo ry'Imana ryaravuze muri Zaburi 34 murongo wa 16 ngo maso y'Uwiteka ari kubakiranutse n'amatwi ari kubyo basaba, ari kugutaka kwabo. Nukuvuga ngo amatwi y'Uwiteka yumva ibivugirwa mu isi muri rusange, yumva urusaku, yumva iminiho y'abaniha, yumva ibyo byose. Ariko kuniha k'umukiranutsi, kuzamura ijwi k'umukiranutsi kuzana itandukaniro mu matwi y'Uwiteka. Haleluya. Amaso y'Uwiteka ari kubakiranutsi n'amatwi ari kugutaka kwabo. Abakiranutsi se ni bande? Nabahisemo kugira ibyo bigomwa kugira ngo babe inshuti z'Imana. Haleluya. Hari ahantu hamwe twinjira muri rusange dukiranirwa n'amaraso ya Kristo, tukabarwaho gukiranuka tutakoreye, tugahinduka abana b'Imana kubw'icyo Yesu yakoze ku musaraba. Ntago bikorerwa. Imiryango kandi irafunguye ku bantu bose. Ariko nyuma yaho ngaho twinjira mu bucuti bwimbitse. Niyo mpamvu Marita arimo aganya yiganyira muri byinshi ahugiye mu mirimo, hanyuma Mariya akicara ku birenge bya Yesu kugira ngo yumve neza nta kintu kimwe kimucitse mu byo Yesu arimo avuga, abyumve neza, abashe kubikurikiza, abyumve neza ko bifite agaciro kuruta kwakira abashyitsi, abyumve neza kuko birusha sosiyal agaciro, abyumve neza kuko birusha agaciro ibishira byose. Haleluya. Aho ni bucuti buremerwa. Cyangwa kanyumva muri iki gicamunsi. Haleluya. Ubwo bucuti rero butuma agaciro kusenga karusha agaciro isengesho. Muranyumva nshuti z'Imana? Abantu bose barasenga, abantu bose bazamura ijwi, okay si bose. Abasenga bazamura ijwi, bagira umwanya wo kugira ibyo babwira Imana, ariko agaciro k'ibizamuka kagenwa n'ubucuti uko bungana. Amen. Haleluya. Kandi agaciro data agakomeyeho. Reka twumva amagambo makeya ari muri Yeremiya igice cya 15 umurongo wa mbere. Uryo Uwiteka agira inshuti akanazihamiriza. Haleluya. Yeremiya 15 umurongo wa mbere. Ngo maze Uwiteka arambwira ati, nubwo Mose na Samweli bampagarara imbere, umutima wanjye ntabwo nawerekeza kuri aba bantu, ubankure mu maso bagende. Nubwo nde nande Mose na Samweli. Haleluya. Haleluya. Iyo umuntu yaguhemukiye cyangwa iyo umuntu yakubabaje, ashakisha umuntu w'inshuti yawe, iyo ashaka kumwongera kwiyunga, ashakisha umuntu wakumva, ashakisha umuntu ukunda, ashakisha umuntu wubashye kugira ngo uwo muntu azajye hagati yanyu arebe ko ubucuti bwagaruka. Imana ifite inshuti. Haleluya. Irimo irabavuga mu mazina. Ngo maze Uwiteka arambwira ati, nubwo Mose na Samweli ni abantu b'inshuti zanjye, ni abantu twagendanye mu bibazo, ni abantu batamvuyeho, ni abantu bangumyeho bikomeye, nubwo Mose na Samweli bampagarara imbere, umutima wanjye ntabwo nawerekeza kuri aba bantu. Kuki Imana igira abantu ikura mu kivunge? Kuki Imana igira amazina ikomeza kuvuga abantu batakiniho barapfuye? Nuko bari barubatse ubucuti. Inshuti z'Imana, nimuze tujye ku birenge bya Yesu twakura ubucuti bukiza. Haleluya. Ubucuti butubera nk'igihome umwanzi yadushaka ntatubone. Ubucuti butubera nk'igihome imyambi y'uburyo bwose ikatubura. Haleluya. Uyu munsi Imana irimo itangaho reference, ubuzima bwe turabuzi. Umwanditsi w'Abaheburayo mu ntwari zo kwizera igice cya 11 yamugarutseho biryoshye bitandukanye n'ibintu byose dusoma mu gitabo cyo Kuva n'intege nkeya za Mose. Ahanga yamuvuzeho neza. Nkunda records ziba mu ijuru. Haleluya. Niyo mpamvu kwigomwa kose k'umukiranutsi gufite agaciro gakomeye mu bwami bw'Imana. Muri mashizi y'Imana. Haleluya. Mwijire bagiye kwandika records n'ibyo twakoze, iby'intege nkeya byawe bikurwamo. Ntago bavuga ngo yananiwe gusenga, baravuga ngo yagerageje, yari yavuze ko byuka saa 9 ariko yabyutse saa 10. Ntago bavuga ngo yananiwe kwiyiriza, baravuga ngo kuwa mbere yarabigambire kuwa kabiri biramunanira, ntibahavuga. Baravuga ngo ariko kuwa gatatu yarakomeje ariyiriza. Ntago bari coding intege nkeya. Haleluya. Kuko dufite umuvugizi. Abaheburayo 11:24-27. Nifuza ko wumva gatoya kuri uyu Mose Imana irimo itangaho reference atakiriho. Kavuga ngo mfite abantu bigeze kugendana nanjye neza, mfite abantu twari inshuti. Ubwo igihugu gikoze ibyangwa n'Uwiteka, ubwo igihugu kirimo gikora ibizanduye, mbakuyeho amaso. Nubwo Mose yahagarara, nubwo Samweli yaza, nubwo turi inshuti,
ntago byahinduka, ariko ni inshuti arimo arabahamya. Umva Mose gatoya mu Baheburayo 11:24-27 ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Iyo ubucuti bukuze hari ibintu tureka, hari ibintu twanga byari bikituryoheye, byari bifite inyungu, byakorwaga n'aburungano rwacu n'abagenerasiyo yacu, abandi bantu bose babikomera amashyi. Iyo dukuze mu kwegerana n'Imana imbere hari ibintu tureka. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Mbibutse ko iki gihugu Mose yari arimo nicyo gihugu cyari gifite civilization ya mbere ku isi. Ni nkuko uyu munsi twavuga Amerika, ibihugu bikomeye, nubwo Ubushinwa bugenda bukomera, nubwo Uburusiya bukomeye, ariko ahanga iki gihugu nicyo cyari icya mbere mu gukomera. Kwizera niko kwatumye Mose yemera gusohoka muri icyo gihugu, yemera gutakaza avantage yari ahafite, yemera gusa nk'unyazwe, ngo ahubwo agahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Haleluya. Ubucuti butuma hari ibyo asohokamo, butuma yemera kurenganwa, butuma hari ibyo areka, ngo ahubwo agahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Ubucuti butuma hari ibinezeza by'ibyaha twiyambura, tukavuga ngo biracyaryoshye, ariko tubonye ubucuti bubirusha agaciro. Haleluya. 26 kuko yatekereje yuko gutuko bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta bw'abanyegiputa babitse bwose. Aba bantu bari bakize. Haleluya. Kuko yatekereje yuko gutuko bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta bw'abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Abareba hano gusa ntabwo ibintu bazabishobora, ariko abafite kugutumbira nk'uko Mose yari afite, nukuri bazagerayo. Haleluya. Kuko yatekereje ko gutuko bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta bw'abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa ntatinye umujinya w'umwami, kuko yihanganye nk'ureba itaboneka. Najya nkumvishe gatoya ubuzima bwa Mose bwanditswe mu ijuru, wa undi Imana iri mwivuga ngo mfite inshuti. Mose na Samweli bahagaze imbere yanjye, hari ubwo ibintu byahinduka kubera ubucuti dufitanye. Haleluya. Samweli ntitumuvugaho, ariko murabizi ko Samweli yakiranutse mu gihe cye. Samweli yakiranutse ari umwana mutoya, ari mu ihema ryuzuyemo ibyaha, aho abatambyi n'abaprotokole basambana, aho ibintu byari byaravanze, aho ijwi ry'Imana ryari ingumwe, ariko Samweli akomeza yumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Arinda saza atarabivamo. Amaze gusaza avuga ngo mpagaze imbere y'Uwiteka yasize amavuta, namwe bwoko bwose ni munshinje. Ngo ubwoko bwose buryo bumushinja. N'ubucuti bwahingutse inyuma. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Ndifuza gutera inzara n'inyota yo kutoshywa n'ibiriho, yo kutoshywa n'ibitambuka, yo kutoshywa n'ibishira, yo kutoshywa n'ikintu ngo nuko n'abandi bantu bose bagikora. Imana igira inshuti, kandi ubu n'ubucuti bukiza. Ubu bucuti bukiza buraruta abantu bafite amavuta y'igitangaza bakurambikaho ikiganza. Hari n'abajya bavuga ngo ikiganza gishyushye. Ubucuti bukiza niho karande zicikira. Ubucuti bukiza niho indwara zananiranye zikirira. Ubucuti bukiza niho kuba ingare n'ibintu byose tuba twarandujwe n'isi bishirira. Ubucuti bukiza niho amashagaga yanjye n'ubushizi bw'isoni niho bishirira. Nimuze duhuriye ku birenge bya Yesu. Haleluya. Niho kamere iviramo, ubumana bukagenda bugwirira muri twebwe, tukagenda turushaho gusa na Kristo. Niho iby'inyamirambo binshiriramo. Haleluya. Niho iby'iwanyu nawe bigushiriramo ku birenge by'umwami. Ahangaha Mariya yari yicaye. Nta kiganza cyaguha umuti witeka, ariko ku birenge bya Yesu twakura umuti udashira, twakura imbaraga zidashira. Niho dukura ikakama riduherekeza tukagenda tugera mu busaza. Niho dukura imbaraga zo kutanamurwa n'ibihe. Niho dukurwa imbaraga zo kudafatwa n'imitego iyo ari yo yose. Ntabwo twahindukira gusa, twakura n'ikintu kimeze nk'umutamenwa kiyubaka hejuru y'ubuzima bwacu. Uburozi bw'uburyo bwose n'amacumu y'uburyo bwose n'ibikorwa bya Satani by'uburyo bwose bikatura hanga ku birenge bya Yesu. Haleluya. Icyama ubucuti bukavuga agaciro mu mutima wawe, ukabugondira, ukavuga ngo sinzababaza inshuti yanjye, sinzababaza wanguza amaraso, sinzababaza wanyitangiye. Haleluya. Imana irakomeza igahamya muri Ezekiel igice cya 14 umurongo wa 13 kugeza kuri 14.
ngo mwana w'umuntu igihugu nikinkorera icyaha kigacumura nanjye nkakiramburaho ukuboko kwanjye ngakuraho urushingikirizo rw'umutsima maze nkagiteza inzara nkagitsembamo abantu n'amatungo. Ezekiyeli 14 kuva kuri 13. nkagiteza inzara nkagitsembamo abantu n'amatungo naho cyaba kirimo aba bantu batatu Nowa, Daniyeli na Yobu. Gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa ni ku Mwami Uwiteka avuga. Imana igira abantu ikomeza kuvugana nyuma y'ibihe. Imana ifite inshuti. Ubucuti bukomoka gutindana na Yesu no kwifuza kumva icyo avuga no kumugirira inyota igitondo n'umugoroba ngo mwamongera umbwire ongera unyigisha inzira zawe kugira ngo nzigenderemo no kubumbura Bibiliya ntayibumburiye kwigisha abandi no kuvuga ngo Mwami niki wanyigisha muri iri jambo ryawe kugira ngo bimpindukire ubuzima no gusenga ntamubwira ingorane n'ibibazo gusa ahubwo no kuvuga ngo Mwami mpindura kugeza igihe ngere ku kamero kameze nk'akawe kugeza igihe nsereye nawe kugeza igihe nkuze ndushaho kugana mu kihagararo cyawe Kristo. Imana ifite abantu. Ese murabona urwishingikirizo rw'umutsima rutaravuyeho muri ibi bihe? Umuntu arara afite ikintu bugacya cyakuweho. Nta kintu cyo kwiringirwa kiri hano ku isi nuko ahubwo amaso umwanzi yahumisha ntitubone. Mwana w'umuntu igihugu nikinkorera icyaha kigacumura nanjye nkakiramburaho ukuboko kwanjye ngakuraho urushingikirizo rw'umutsima maze nkagiteza inzara nkagitsembamo abantu n'amatungo naho cyaba kirimo aba bagabo batatu inshuti z'Imana. Haleluya. Hakabamo Nowa wakiranutse mu gihe cye, igihe cyuzuye abatinganyi, igihe cyuzuye abanyabyaha, igihe cyuzuye kumuseka we baramuseka ariko Nowa ntiyagamburura. Kirimo umugabo umeze nka Daniyeli wakiranutse kuva mu busore akarinda saza atabivuyemo. Ariko uzi gukiranuka uri umunyagano ugakiranuka uri umukire uyobora ibihugu. Aya mafaranga dushaka, iki cyubahiro dushaka ko kigamburuza. Haleluya. Imana irakayaduha ariko tuyakiranukemo. Nubwo habamo Nowa na Daniyeli na Yobu wabaye kwa kundi yabaye byago n'aya makuba no gushiraho abana n'umugore akamubwira ati tukiyo Mana yawe upfe n'ubundi ntacyo usigaje n'inshuti zikamubwira ngo ibyo ari byo byose niba harimo ikintu kirijyana no gushinjwa ikintu utakoze ibyo ari byo byose ubwo wacumuye ku Mana niyo mpamvu ibyago n'amakuba bikugezeho. Abakamufasha mu mugongo abakamufashije guca muri ibyo bihe nibo baje kumuciraho iteka ariko Yobu arakomeza aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje none Imana iracyabirata nyuma y'ibihe batakinariho. Haleluya. Nimuze tujye kuri ubucuti bukiza, ubucuti burema ikimenyane hagati yacu n'Imana, ubucuti butuma Imana itadukuraho amaso, ubucuti butuma no gutaka kwanjye no gusitara kwanjye no kuniha n'inzozi no guhindukira mu buriri bituma byose bigira ijwi rivugira mu matwi y'Uwiteka ngo amatwi ye ariko by'abakiranutsi basaba kandi amaso ye ntayabakuraho. Gira ibyo wibuza. Isi yuzuye umwanda mwinshi no kwandavura kwinshi. Haleluya. Ngo naho cyaba kirimo abantu batatu Nowa, Daniyeli na Yobu gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa nuko Umwami Uwiteka avuga. Gusenga ni byiza nshuti z'Imana ariko ubuzima bw'usenga Uwiteka bukomeyeho kuruta ibindi. Haleluya. Muribuka Yobu Imana ijya kumwunamura yabwiye za nshuti ze muri Yobu 42:8 ngo nuko rero nimwishakira ibimasa 7 n'amapfizi y'intama 7 Yobu 42:8 n'amapfizi y'intama 7 maze musanga umugaragu wanjye Yobu mwitambira igitambo cyoswa kandi umugaragu wanjye Yobu azabasabira kuko ari we ngira gute ari we nemera. Haleluya. Hari umuntu uri muri iyi nzu, hari umuntu urimo kunyumva. Umugaragu wanjye Yobu azabasabira kuko ari we nemera. Ese uko kumwemera kwavuye mu bucuti bw'igihe kirekire, bwavuye mu kubabara ntiyamuvaho, bwavuye mu kugorwa ntiyamuvaho, arakomeza yizirika ku Mana ye no mu kwishakira imbere n'ibumoso akayibura. Hari igihe Imana tuyibura kandi hari ayishakiye imbere n'ibumoso akayibura ariko ayigomaho. Haleluya. Imana nawe irimo iramuvuga nyuma y'ibihe n'ibihe. Umugaragu wanjye Yobu azabasabira kuko ari we nemera kugira ngo ntabagenzereza nk'uko ubupfafa bwanyu buri kuko mutavuze ibyanjye bitunganye nk'uko umugaragu wanjye Yobu yagenje. Haleluya. Uyu mugabo n'Imana irimo gutangaho reference. Kwizera ko kwarapimwe ava amasa n'izahabu. Mwibuke ko Elifazi na bagenzi be nabo bari bagiye gusenga, bari baje gusenga, byose byari amasengesho ariko Imana iravuga ngo ngira ibyo nemera, ngira ubucuti. Amen. Se mwanyemerera tugahurira ku birenge by'Umwami, mwanyemerera ko ibituganyisha bizahoraho n'amakuba y'isi ko atazigera ashira. Hari igihe bigabanukaho gakeya bikaguha agahenge ariko isi nta byiza itanga, ntabyo. Muze duhungire ku birenge by'Umukiza.
tuhakura ubucuti bukiza, ubucuti bumara impagarara, ubucuti bumara ubwoba, ubucuti butanga ubushizi bw'amanga, ubucuti butuma umuntu aba muri iyi si nk'utayirimo. Ibibazo n'ingorane kuko ubuzima bwe buba bubikiwe mu ijuru. Muze tujye ku birenge by'umwami, tuhakura ikimenyane, tuhakura ijwi ry'Imana mu gihe risa nkaho ribaye ingome, tuhakure gukomerezwa amaboko n'ibirenge mu gihe abantu bose bataye umurongo. Umuntu udatinda ku birenge bya Yesu azayobagurika, ibi bihe ntazabibasha. Kandi ku birenge bye hakinguriwe abantu bose bose. Ntabwo hamagara bakwiriye, ahubwo aho niho dukwira, niho dukura imbaraga ziduhindura bakwiriye. Ni ku birenge by'umwami, niho ingeso zacu zidushiriramo, niho kamere zacu zishirira, niho imigozi y'uburyo bwose icikagurika, niho imbaraga z'icyaha tuzisiga. Wahoze ategetswe n'icyaha runaka bigasigara ku birenge by'umwami. Nta cyaha kikurusha imbaraga nshuti y'Imana no kutarahatinda. Reka duhaguruke dusenge, nimuze twigire imbere, twigire mu bucuti bukiza, aho gutinda uganya uzenguruka nka Marita. Muze dutinde ku birenge by'umwami. Niki kiri ku buzima bwawe kidakwiriye kuhaba? Niyihe ngeso kikuriho kandi umaze imyaka muri ubu bwami? Imbaraga zacu nkeya zisigara hariya, tugahinduka abanyembaraga. Imvugo mbi yabaga ku kanwa kacu ni hari isigara, tugahinduka abagwaneza. Ingeso za kamere ni hari yazisigara, tukuzura imbuto z'umwuka wera. Ni hari yabisigara, mu kwicara tukamutega amatwi, tukamusukira ibyuzuye umutima wacu, tutamuryarya kuko adahishwa. Aha niho ibintu bihindukira, aha niho amateka yongera kwiyandika bundi bushya. Aha niho umwanzi aba yaravuze ngo aha ntazaharenga. Hariya ku birenge by'umwami niho bihindukira, ukaharenga se gusa, ukaharenga no kuharenga, ntuharenge wenyine, ukaharenza n'abandi. Ugahindura ibyari byaranditswe ku rubyaro ruzagukurikira, ugahindura ibyari byanditswe ku muryango w'iwanyu. Aha niho byose bihindukira. Muze twinjire muri ubu bucuti. Ni ubucuti twebwe twungukiramo, ntacyo umwami yatakaza. N'ibiti byamuramya n'umuri biramuramya, n'amafi yo mu nzuzi yamuramya n'ubundi arabikora, n'inyoni zo mu kirere zabyuka zikamuramya zikavuga ngo ni wowe utugaburira, n'uburabyo bwavuga ngo ni wowe utwambika, n'ibiti byanyeganyeza amababi yabyo bikavuga ngo umwami nushimwe, niwe waremye ibi byose. Ntacyo umwami atubirwa, nta n'icyo atakaza. Ariko ni ubucuti twebwe twungukiramo, ni ubucuti butwungura. Iyo hatinze aho hantu ntabwo butakaje umwanya. Abasuka tugerayo tugahinduka abanyabwenge, abatakaje icyerekezo cy'ubuzima tugerayo tukabona icyerekezo cy'ubuzima. Abari baratakaje value, baratakaje valeur, bumva nta mpamvu yo kubaho, bumva bapfa, turahagera tugasubizwa impamvu yo kubaho. Abizina ryandujwe n'ibyaha ibihumbi no kwica byinshi mu buzima, iyo tuhageze dusubizwa agaciro. Aho niho Mariya Madarena yaboneye agaciro. Niyo mpamvu yakurikiye Yesu kugera no mu rupfu. Haravuga ngo wankuyeho rya zina ribi, wanyambuye rya zina ry'uburaya, wanyirukanyemo ya madayimoni benshi, ndamukurikira kugeza no mu rupfu. Ngombwa ni kimwe, nidukore dushaka amafaranga, niturera abana, ariko ibyo byose ntitubikore tutavuye hariya. Shaka iterambere ry'ubuzima bwawe, ariko wivayo, wiva mu kubaho kw'Imana. Rema umwanya mu bihe byawe, mu masaha yawe 24. Aha ntihagira gusaba appointment nkuko tugisaba ku bakomeye tukanababura. Aha ntihagira kubanza kwiga, aha ntihagira kuvuga ngo ntago ukwiriye, aha ntihagira kuvuga ngo ntago wujuje criteria, aha ntago hagira condition. Tuza nkuko turi, akadukiza akurikije ububembe butwuzuye uko bungana. Uburaya arabukiza, agahinda aragakiza, akiza ibyaha by'uburyo bwose, akiza ubukene. Ni umugabo wo kwizerwa. Niho byose bihindukira. Uko utinda kujyayo urimo urahomba, urimo uratakaza umwanya, urimo urashakisha abantu n'ibintu. Kandi iyo yakinguye nibwo abantu bitaba, nibwo n'ibintu bitaba.
kandi yatakinguye nubwo wazenguruka isi yose ahubwo uzahinduka inzererezi. Mwami turagarutse muri iki gicamunsi, tugarutse kumva amagambo wabwiye Marita. Ntituzi icyo wigishije Mariya kuri biriya birenge, niyo mpamvu buri muntu ahakura ibye. Tubona icyo wasubije Marita, umubwira ngo ngombwa ni kimwe. Marita urirushya wiganyira muri byinshi, ariko Mariya yakurishije umugabane mwiza atazakwa. Ahantu tuhakura umugabane isi idashobora kutwambura, ahantu tuhakura umugabane abantu batabasha kutunyaga, kandi buri muntu wese afite ibye. Hari ubwiru, hari amabanga, hari ibyo abarozi batatunyaga, hari ibyo karandi itabasha, hari ibyo Satani atabasha kutwambura. Rema inzara n'inyota mu mitima yacu, rema inzara n'inyota mu mitima yacu muri iki cyumba, rema inzara n'inyota mu mitima y'abazumvira ijambo naho rizagera hose. Rema inzara n'inyota idashira kugira ngo tugume ku birenge byawe, tuhakure ubucuti bukiza, ubucuti bukiza inyota y'ibyaha, ubucuti bukiza kwiciraho iteka, ubucuti bukiza amaganya y'isi n'akaga y'isi iteza, ubucuti bukiza kubunza umutima, ubucuti butera kunyurwa no kugubwa neza, ubucuti butera kutikanga ikibi, ubucuti bushinganye, ubucuti butibwa, ubucuti budatokozwa, ubucuti butinjiramo amajwi mabi n'amajwi agambana. Urakoze Mwami mwiza, nyemerera muri iki gicamunsi ugira abahungu n'abakobwa uteza intambwe bagereyo. Nyemerera Mwami, hari ijambo ryagera mu mutima w'umuntu, mu matwi y'umuntu, risiga inyota idasanzwe n'inzara idasanzwe yo guhitamo icyo ngicyo Mariya yari yahisemo. Urakoze Papa, ndavuga umugisha ku bwoko bwawe, ndavuga umugisha ku bahungu bawe n'abakobwa bawe bagize inzara n'inyota yo kuba mu nzu yawe, ndavuga umugisha ku bagutega amatwi mu ijambo ryawe aho rigera hirya no hino, ndavuga umugisha kuri iki gihugu, ndavuga umugisha ku bayobozi, ndavuga umugisha ku barimo kugushaka hirya no hino, ndavuga umugisha Mwami ku basengera itorero, ku bafite umutwaro, ku basengera abana bawe n'abakozi bawe kugira ngo amaboko yabo atananirwa. Urakoze Papa, utugirire neza, ubwoko bwawe buhabwe umugisha, ubuzima bwacu buguhesha icyubahiro. Urakoze, tuguhaye icyubahiro ku bwa byose, ni mu izina rya Yesu dusenze.